ubuvandimwe muri Kristo nibwo soko y'ubumwe, ubwiyunge n'amahoro. Ubukristo buturememo bihamye umubano nyakuri n'urukundo ruzima, bisenya inzangano zituboshe, uko turi bikaduhindura bashya. Nimuze tubumwe dufatanye, duharanira amahoro, ibidutanya tubireke burundu. Koko nimuze tubumwe dufatanye, duharanira amahoro, ibidutanya tubireke burundu. Iha buri wese agaciro n'icyubahiro ntavogerwa, itugira umuryango umwe usangiye inkomoko imwe, tugahuza isano yo kuba abavandimwe. Nidushinga imizi mu rukundo rutubyarira ubumwe n'ubuvandimwe budakama, maze Kristo aduturemo, bityo ahatuye haganze ineza. Ubuvandimwe muri Kristo nibwo soko y'ubumwe, ubwiyunge n'amahoro. Ubukristo buturememo bihamye umubano nyakuri n'urukundo ruzima, bisenya inzangano zituboshe, uko turi bikaduhindura bashya. Nimuze tubumwe dufatanye, duharanira amahoro, ibidutanya tubireke burundu. Koko nimuze tubumwe dufatanye, duharanira amahoro, ibidutanya tubireke burundu. Abemera Kristo barangwa n'umutima umwe, bayoborwa na Roho umwe, mu bumwe Kristo atanga, bakagaragaza amatwara nk'ay'abakristo ba mbere, bakaba amashami ku muzabibu w'ukuri. Dufite ingingo nyinshi zigize umubiri umwe, dufite n'umwami umwe uyobora kiliziya imwe. Nitwimike ubumwe dusenge inkuta zose zidutandukanya. Ubuvandimwe
koko amahoro ni meza, muze tuyakunde, tube intumwa z'amahoro, n'iyi si dutuye.